Just a professional. Ntibyahate. Umugore utahita ubyutse. Kira. Bye. Biwazanyirukanisha rwose. Madam! Karame mugabo mwiza. Ariko iyo guhamagaye ubwa mbere bwa kabiri. Ugeze ku nshuro ya gatatu utari wanyita uwumva nta kibazo. Ariko si cyambere se uko mba nitabye urampamagaye ndaje ndakwita ubundi ubushaka iki? Ariko iyo umuntu yitabye yitabisha amatwi. Mbese nari kwitabisha iki? Nari kwitabisha amatwi. Nta kindi kintu ushaka. Umva niba ari agasuzuguro warakanyereta ntabwo utabigejeje. Mpamagarira umwana wanjye. Queen! Ari hehe? Queen! Ari hehe? Ese undi urambaza iki? Kabazi mbw'inzira. Niba mwacije umwana wanjye wamuhamagaye akaza. Kabazi mbw'inzira. Niwe waje. Twashakanye umbwira ngo urankunda ngo tuzabana neza none urambwira ngo nkabazi mbw'inzira. Queen! Erega kuba ngukunda. Karame mama. Ngwino papa wanagushaka ngo nakubwire. Wasanga bo wanamubwiye ngo ntakazajya nyitaba. Ngare bishiro wamuhamagaye. Queen! Karame banguka di. Ariko niko iyo umuntu wawe yifasha akaguhamagara inshuro ya mbere ya kabiri ya gatatu tukarinda tubipfa uwumva nta kibazo ufite. Ariko so ufite icyo kibazo ukiryana. Ariko ko twirirwa tuganira n'abantu bakurura bakatubwira ngo umukobwa iyo aryamye akageza aya masaha ko hasanga batwite. Ubu kari muri weekend se mba narushe. Ariko atwita ibiki? Aratwita se yamuteye umwana wanjye yirirwa mu rugo nda yawe yayikuye he? Wabizi kuko ni wo mwirirwana. Nyine yirirwa mu rugo ntanda yagiye. Reka nze mbabaza. N'iki gitondo mubyutse muzinduka mutukana. Ubwo nk'umuturanyi wanyu uri hano akumva mwateje akavuye izi sanku. Dore ibi byose ni papa wawe. Buri kantu kose aba yanyabije yasakuje ngo arampamagaye mu nzu arangije ahita atangira kumbwira ngo ibiki n'ibiki. Ibyo ngibyo reka tubyihorere. Hano ni mu rugo rwanyu. Nijye ushyiraho amategeko n'amabwiriza y'uko ibintu bigenda. Siko bimeze. Mu rugo rwawe se bivuze kuzamura amahane ku bantu muri ubwo rwego. Ya gatatu utari witaba. Uri kubyumva neza? Ntago nayo navumvisha. Ni ukuri kandi nawe urabizi papa turakundana. Ntago kumva ko turi kukwitaba. Ariko rero mama wawe nawe ujye umubwira hose. Hari ubwo muhamagara ururimi rukenda kuvamo mukuri yari hano hafi rwose. Hariya harandi kure. Nawe ubwo ntago aba yakumvisha. Ana yaje. Ubu koko nzagira. Ukagiyemo se? Ngamubwira nsabe imbabazi. Mama saba imbabazi papa. Musaba imbabazi njyewe. Musaba imbabazi kandi ari utangiye kunyereza. Arampamagaye ndamwitaba ngize ngatangira kuruka ngo imbabazi by'inziranga iki n'ibiki. Nyine reka nze nkubwire musaba imbabazi kugira ngo ibintu byorohe. Akanakumye. Ndamusaba imbabazi kandi ari uri mu makosa. Nano mbabarira unyumve. Uyu duseze mu rukongorero ni biki? Dusezerana. Naragiye mfata ku idarapo ndarahira ngo ni ukuri pe. Tuzasazana ariko mabona tutazasazana pe. Ibaza hanze no kunsaba. Ndayibaze ntuze ntarebwa n'ababyeyi bombi. Oya cyangwa muzasazana ababyeyi banjye ndabakunda mwembi. Afite ukuntu yigira. Turagutoma. Ndakubabariye. Ubwo nta kundi nyine. Mwembi ndabakunda. Hanyuma rero ari muri kuvuhobera rero amasaha yaje. Iyo nanjye ndagiye mu kazi. Kandi murabizi ko rwose kwishima utagiye ntabwo bibaho. Ngiye mu kazi kandi turi buze kongera kubonana sibyo? Hari ikindi kibazo? Ariko ngenda gifite dada. Akubwira ibibazo ndabibura mu rugo rwanjye. No nyine yumva ikintu cyo nshaka kukubwira. Yego mukobwa. Nshaka nguze kunzanira kwa tuntu ujya unzanira nyine. Ntabwo twibuka. Icya mbere uze kunzanira agashokora. Yego. Icya kabiri unzanire yogati. Nanjye kubera ko ujya unyura mwana wanjye. Nzakugurira buri kintu. Ariko umunsi nzakubonana n'agahungu. Erega n'ubundi nta mico mibagira. Ntabwo nararangiza. Umunsi nzakubonana n'agahungu. Ndakurahiye saa y'inzoga njye muzambone. Simbivuze. Umunsi mwiza. Erega namureze neza. Ntubabaye. Ndabizana rwose sibyo sheri. Kandi nawe umbabarire rwose sibyo. Ngaho mwirirwe. Papa wanjye. Sinavuze amafaranga yabuze. Ni papa wanjye nta kintu yanyima. Ko ukwine mwana wanjye. Sore ibintu papa waba ambwira buri munsi.
uramenye uzitware neza kuko witwaye nabi byose n'igihe azabibaza ko buri gihe aravuga ngo imico mibi ngomba nkwigisha kandi urabizi ko nta kibi mwigisha nawe rero ujye witwara neza kugira ngo utazatuma nyine ambangamira ugasanga akizeho ibibazo byose sibyo nibyo nose ubundi Saidi yo bayo ngo yo ako ninde wakwigishije kwitwa yo ngo kiraza kinyisuri usigaye nk'urumogi urwego rumogi kwe ngo yo ninde uba wabikwigishije cyangwa utanga urumogi karamba hehe se mwana wanjye ni umunyeshuri ngiye kureba twigana ariko ndahita ngaruka ntabwo ndi butinde muri iki gitondo ubwo se muri iki gitondo uramutse ugiye ugahurira na papa wawe ku muhanda kuko ubwo namubwira ngo iki ntabwo ngiye muri iki gitondo ariko nyine ndahita ndi buke reba nta kibazo uze kujya subize se ko nkwizera kandi ndagukunda ndabizi ko imico mibi utayigira sawa mukajya umenyera aho karambere ibyo se ni ibi nzive ndakumenyeye kweli kuko mukajya umenyera ntukabona wazanye tuno twoya ugire ngo turi kimwe uri kumwe tuzana abana wabyutse ryari uri mu biki umwana nkawe udakora wabyutse kino gihe uri gukora kutakoze amasuku reba amasahani ukuntu asa bino ni jya barabikora byirengagije no kuba wabyutse kare kubera iki byose bivuye ko ndi kumva warakaye igani wowe uba mbyutse nifitiye akanyamuneza da niko akanyamuneza kabe nanjye ndagafite vi uramaze ubu ugafite singewe ntabwo mfite uri kuntera mbese uri kumbwira nabi vi mubyeyi nabi gute ijoro ko waje neza turi no guseka mu gitondo bigenze gute ndi mwene wawe ndi mwenza mbese ko uri kuvuga nabi nimugoroba twavugaga duseka kuba nsekana nawe bivuze ko buri munsi igihe nzajya nsekana nawe umaze gukuza usigaye ujyamo tumaze gukuza umaze gukuza iki ibyo wakujije birahagije ku buryo ntabivuga kuko nawe ntabwo uri umwana ziba uri umwana wanjye ntukananyite ntukavuge ngo ndi so utazanambuza natazaca hariya bakavuga dore papa ntabwo ari umujeni uri kumva ntabwo ndi vi umujeni uri petit frere wamaze gusaza ndi grand frere wawe kuva uyu munsi ntabwo ndi vie wawe ujye unyita ngo vie grand vie avuye mu gito izi sanweyi kunze mu nzu yanjye izi sanweyi inzu yacu beti narakubyaye ntabwo ugomba kumbaza ukomeze ego aha se habaye iki numva induru bayihaye umuntu igikoma kigira umwanya ngimbwa indese ubwo batutsi imbwa shamenya ari sayidisi gusa besito wanjye se ni gutyo akiriritse kanze niyumvirera ibintu byawe nijoro utari kubyive wasomye ku gacupa wakanguriye si wambukaho ukuntu kimbwa ni gutya sura umwana wanjye umva rero umuti ntabwo nagwaye desa ngo ujye kugura biriya bifu by'igikoma uri kumva ugura isukari uteka icyayi kandi hano hasa nabi uze kuhanagura tuno tuntu hano hatunganye mfite umushitsi uri kumva ndaje ego ndumva noneho wavuze ngaraje kangende batansanga nangahara uri kunyuma cyangwa utabisoje bro uri kumva ndaje hari umuntu ngiye kureba agacupa nanjye nararenganye ngeze ndabona atageze kure da aha arahumeka uko biri ubwo atagiye nide ubwo waje ukandira ni karibuni wicaye ahangaha se mbese ko ufite agahinda byagenze bitane bimeze bite se ni sawa icyari none cyane sawa mutonize
Bana hano mfite umubyeyi bana yanjye. Utajya mbona gutya. Kiraho Besto. Nahengereje hariya rero. Nabahengereje nyine baranyine. Noneho wari waje noneho turi kuvugana njye nawe. Nyihangana nyine twakundi umuntu bagiye kuza nabyumvishaho gatoya nyine gusa numvishe bari kugutuka sawa. Bawe ni kuri avuye tubanyisha avuye nyine kwakundi urambirwa umuntu ariko ukabona ntacyo wabikoraho. None ko bagiye kumufata nk'umutsi muri kagera yendanye. Akiza gusa nyine ninjye nawe tuziranye sibyo nawe mubimenye arakuvuye man nyine ushobora kumbona mu nzira ufite ibibazo bro ariko nyine nakundi cyane bihangane sibyo siko umugiye umuntu yageze ku isi nano kanganira ibibazo amakuru yawe se amakuru yanjye ni meza nyine urebye urumva nyangiza amahirwe uraje nanjye hano ku muhanda gatoya urumva nyine yagiye kumfasha gutono gatoya hari rebe cyane hari bipe urumva nese gushaka ngufashe cha ari nanjye guhanagura ibyombo urumva n'utundi tuntu nyine urabona yega inshuti nicyo zibariye usibyo nyine urumva ngiye hariya ku muhanda iminota ngenda bongarutse sibyo ndabyumva nari gusa wihute nyine utansiga mu rugo oya nanjye nabo ngusiza hano ngiye nyine urumva gende urumva iminota ngenda bongarutse siko bimeze wihute bitabana kubizi ndagutengu cyagenda wewe n'utubaza ariko ndaje sibyo se rega no nshuti yanjye sawa kandi yebe nkora amasukura ndabona bidanje ndahera kamere ko arabyumva Baby bimeze bite Sawa sheri. Meze ute? Shani sawa shuri. Meze neza. Nisuko nari mukumbuye. Anyi nari ngukumbuye. Namakuru se. Sawa. Ushije. Nanje kukureba. Sure. Nisuko nanjye nanje wanyu. Biri serious. Komana nawe ubu tuba turi gutekereza ibintu bimwe. Amakuru se. Ni meza. Utahurwa nari mukumbuye. Sha nanjye nari ngukumbuye cyane. No si wanyu twasingiye bite no kuri wanyu hari ikibazo tugiye akaba ariho tuganirira. Kandi nanjye naringiye mama ngo ngiye kureba umunyeshuri ku ishuri. None kandi ari wenje kureba none twaduhuriye mu nzira. Naje mu rugo urumva hari umusesi uri yinshi ari gukura utuntu tw'udusuku urumva gusubira mu rugo ni haso. Urumva nose aho ko warumeze neza. Shana rimeze neza ariko nari ngukumbuye pe. Noze ngewe sho mana rero ibisuko byanashaje kutambwiye. Shana se hari icyo butabona. Dore shumbwire urumva ariko kuwa gatanu nzabihambura. Kuwa gatanu so ubwo biragusaba ko umbwira ndebe ko nayikora iki twatuntu twanje nyine sibyo se aho uri no guhumura ahubwo gaparufu kawe jya witera kajya kanshimisha byataye so wamaye amafaranga mu gihe tugiye guhura ugiye utera ku kantu kagaparufu umva kajya kamumurira byatangiye sibyo ariko warumeze neza tu shameze neza cyane none se za gahunda urumva none za gahunda nanjye kubitekerezaho urumva gusa nari nshaka kugira shu bigenze bite se shu utange gusina nzakuri agaparufe ni mwambwiye ngo ibintu byose uzajya ubimfasha amadore shu nta kintu ntagufasha niyo yaba mu nzira y'amaho tuzahaca uyu ni shu ibi ni ibintu mwapanze uzubundi we ndakuzi nyine uri umuntu sindi kubera ko uri umuntu erega wamwibwirishaga ngo waramuzi ariko sheri kwanza kuri gutinya uyu nguyu ninde ndi kubona hano ariko umuntu ushobora gutobora ugakurisha mu kanwa ukamubwira icyondi cyangwa nkwereka icyondi cyo sha uranze uranze neza ni papa wawe tuvugane papa erega rubanda banzi nkambona ariko umwana aranzanya mbitsinda abaganga mu buzima bwanjye ibi bintu nzabikira utandukana muri quartier turigana papa rwa mu gasozi we side uwo ninde zani agatebe aho agatebe wowe ninde uvuga gutyo kanze nkifatike umwana uko bimeze ni byiza kuri hano narinje nyine Saidi hari utuntu Saidi muraziranye turaziranye ni inshuti yanjye rero tuvuza umeze ute meze neza
none uri gukora iki hano we ari he hari ahantu agiye gatoya nyine kuzana ikayi ye ngiye hari utuntu ndi kumuhanagurira mu kikombe ni wowe mbona wuzi ukombo hano utuntu tuba dusa neza yanjye ntabwo nsanzwe noza iyo nje ari gukora nyine ndamufasha kubera ko turi inshuti hari igihe ajya byoza nabi buriya bisa neza niwe uba wabikoze oya turafashanya nyine uzi koza gusa ndetse namenya koza gusa uzi ubundi washa ndakoze reka navuga gukandusha agatuza uzi agatuza mfite aka gatuza kukareba ni kukabona ndi kukabona umva sha nakwica ngira nkakwira yaro ko aka nako gasa ngwino hano nakubazaga ngo uyu ninde watumye ugahagarara aha ngaha uwo bari bazi nka mbonera ukaba unyambitse inyabaganga zingana ubu sidakambuka muri karitsiye ngo nanjye narabyaye ahubwo umunyeshuri twigana papa murigana sava icyo ni kimwe hanyuma aha ngaha yari ari kukwigisha oya twari tugiye mu rugo gukoraho umuhanda erega ni gutya nateretse nyoko vuye ngusabye imbabazi ni gutya nateretse nyoko iwabo nabo bari bazi ko twigana ndamushuka turakubyara none nawe ushaka bigenda gute naguhaye uburere ariko ntago wumva urande veradi vuye ngo njye mbabarira basi vuye nko babarire muri make hanyuma bigenda ubundi witwa ngo kisha nitwa Saidi witwa Saidi oya ntabwo nzi koza gusa nyine n'utundi turimo two mu rugo ndadukora two mu rugo none se ako ubundi nkwagaye mama yangu nshaka abonetse ndakama ntagakisi uko nume Saidi aryagiye yagiye ku muhanda kureba ikayi nyine hari umunyeshuri bagiye guhurirayo kugira ngo azanye yagusize hano ngo agiye kureba umunyeshuri ubwo ari butinde ubwo agiye kureba mushuti we buriya Saidi mwana wanjye ngenda muzi yanatinda namwe ari butinde none se uri bunywa gake bari bimereze katonike ako reka nze nkwereka ahantu utuntu nkorera biriya ubu byihoreye sibyo then nimara kukwereka utwo tuntu ndahita nsohoka ngende umwereke ariko Saidi yambwiye ati murinze kujya muri ya miji inzu si yanjye se inzu ni yanjye yandakaye umurase akurakarira gute mu nzu yanjye ndamugumisha hanze vayo nkwereka utuntu uri bunkore ntabwo ari ibintu koko ntabwo yakurakarira ko ni mu nzu ubu yawe kamwizeye ko utadutera ubu ya ntabwo mama yanjye reka nzi nkwereke mova Saidi ugira kahe kazi ndi umunyeshuri uri umunyeshuri uvuze ngo n'umukobwa wanjye amuteye inda yajya amuha amakayi n'amakaramu nkaho wagira ngo ngewe sayi inzoga narabibuze mu rugo rwanjye amakayi n'amakaramu yamarira icyo umukobwa wanjye ntabwo yanera buriya tuzajya hoteli ndabiraruye utazabona anganye gutyo ukagira ngo hari n'inkunga y'iwanyu nzi dore ukwazo ngewe mbabarira basi witegereze ino sura uyirebe n'ahandi hantu tuzongera guhurira uri kubyumva neza uri kubyumva ndi kubyumva ino sura ube wayibonye aho duhuye hose uzavuge ngo mpuye na wa mupapa naterese umukobwa akanyirukaho ntabwo nzongera kuvugisha umukobwa haguruka barari niyo bahagurutse hanyuma wowe nitugera mu rugo urambona abasoni Saidi rero nkubwire niba uri na Saidi niba uri na Sande wari ukwasa nk'agasamonyega hindukira ngo ubone urenga iriya iyo nzira ijya iwanyu sinzongera kukubona uri kubyumva ndi kumva muri se tugende nawe wari ukwasa n'amatwi mabi urambonera bi utaza reka nze narife yewe byari danje nawe ni sawa danje fatani